byegeranye Steven ari kumwe n'inshuti ye. Ako kanya bari kugambana, nuko umugore we akahita yinjira kuko umugore we aba yambaye imyenda y'ubukwe agiye gukora ubukwe. Nuko akaza abaza inshuti ye yitwa Oscar ati Steven arihe ngo tugende? Ati hari ahantu agiye ariko baburetse, hari ikintu nge nshaka kubwira nge nawe, hari ikintu nge nshaka kubwira. Nuko ako kanya umukobwa akavuga ati ese urambwira iki? Nge nawe hari ikintu dupanga. Nuko ako kanya Oscar akavuga ati hari ikintu nshaka kubwira kandi ikintu ugiye kubwira ni ingenzi, nyimaranye iminsi mu mutima wanjye. Ako kanya Steven aba arimo arumva hari ikintu aba yapanze n'uyu Oscar inshuti ye kugira ngo basuzume uyu mugore ugiye kubana nawe. Ndagira ngo ndorere sasa. Oscar atangira gufata uyu mugore wiwe akamubwira ati mbabarira unyegere. Nuko ako kanya umukobwa bamwita Betty akavuga ati wasaze. Ako kanya atangira kwibaza ibintu uyu mushuti wiwe yabaye. Ako kanya akavuga ati ese uyu yaba ari inshuti y'umugabo wanjye? Ako kanya yatangiye kumukurura. Nuko kanya umugore bikamutunga akavuga ati wasaze, ntabwo uzi ko ngiye gushaka koko? Ibi ni ibiki urimo? Ako kanya umugabo wiwe aba ari inyuma ari kubitegereza. Nuko akavuga ati uri kubyakitinga neza cyane rwose. Akakomeza guhereza tiki. Oscar ati uri kubyakitinga neza cyane, ndagira ngo tubanze tumukore test, tubanze tumenye uyu mukobwa ni muntu ki, ese uyu mukobwa ni umuntu umeze gute? Ako kanya Oscar akomeza gukurura umugore we. Nuko Betty akavuga ati ntago nari nzi ko uteye gutyo, ntago nari nzi ko uri umugome bigeze ahangaha ku buryo ushaka yuko nge nawe wanyangiriza ubukwe cyangwa se wakangiza ubukwe bw'inshuti yawe bingana kuriya. Ntabwo nge bishoboka yuko ushobora kunkora ibintu nk'ibyo. Agashaka kugenda ati wintangira, nakubonye wa mukobwa wa musore we, ibi nakubonye ndetse nabonye ko uri umuhehesi ndetse utari n'inshuti y'umugabo wanjye. Nuko ako kanya Oscar akomeza kumubwira ati ariko nukuri naguhereza amafaranga kandi rwose ndakeka ko uyakeneye, mfite amafaranga menshi yagira ikintu akumarira. Ahita avana y'ibandari ry'umufungo. Ako kanya Betty atangira gucisha make, atangira koroha. Ako kanya inyuma mucunge neza Steven aba arimo arabireba ndetse areba umugore wiwe ndetse niba atashukishwa n'amafaranga. Ako kanya Betty akavuga ati arihangana ndetse akigira nk'ayo mafaranga atayashaka. Akavuga ati ntago ngiye amafaranga nyashaka mva imbere. Ako kanya Oscar akahita avana y'irindi bandari ry'amafaranga. Ndagira ngo ukurikire sasa, amafaranga menshi. Akahita amubwira ati amafaranga yose yahita aba yawe, ni amafaranga 50,000 by'idolari. Nuko ako kanya umukobwa akabyanka avuga ati ngewe uko byagenda kose ntago naca inyuma umugabo wanjye, nta nubwo nge byashoboka yuko wanshukisha amafaranga no gutyo. Timvaho gira vuba wa musore we, mvaho. Uko byagenda kose nta kintu ushobora gukora ngo gihindure kuko namaze kukubona ko rwose nta nshuti y'umugabo wanjye ikurimo rwose umva imbere. Ntago nenzi ko wahemukira inshuti yawe bingana kuriya. Ako kanya akahita amusunika, umukobwa akahita asohoka. Ndagira ngo ndorere sasa. Ahita asohoka muri icyo cyumba. Umugabo we yari arimo aramwumva Steven. Nuko ako kanya ndagira ngo ndorere sasa. Ako kanya Steven agaseka, akahita asuhuza ya nshuti ye Oscar. Akavuga ati nari nakubwiye yuko umugore wanjye gushaka rwose adashukishwa n'amafaranga ndetse nta n'ikibazo, nta n'ikintu wamubwira ngo byumve. Ako kanya Oscar akavuga ati rwose ndabibonye ko test abashije kuyitsinda. Bari kumutestinga. Ako kanya Oscar aravuga ati rwose ufite umugore ufite ubwenge. Nuko Steven akavuga ati nanjye ndabizi rwose, ariko nanjye mbashije kumirwa. Ntago nari nzi ko ameze kuriya, ntago nari nzi ko yakora ibintu bimeze kuriya. Ako kanya Oscar akavuga ati uranyemeje rwose, urantsinze. Ati nawe ndorera amafaranga yose uyu mukobwa yanze. Ako kanya wa mukobwa ahita agaruka, Betty ahita agaruka. Noneho agaruka yacishije make. Ndagira ngo ndore sasa ukuntu teste aje kuyica. Ndagira wowe utarakora subscribe, kora subscribe dukomeze tubane ndetse ukurikira akantu ku kandi, uraza kwigiramo byinshi ndetse uraza gusobanukirwa. Ako kanya Oscar Betty azacishije make.
umva rero ibintu atangiye kuvuga ati ese niba byakunda ayo mafaranga wayampaye ntaribi nkagukorera icyo ushaka n'ubundi, ariko ntuzabivuge, ntuzagire umuntu ubibwira. Ako kanya ndagira ngo ndorere sasa Steven atangira kubyumva, ndagira ngo ndorere ibintu umukobwa atangiye. Umukobwa akavuga ati ndagira ngo rero tugire vuba vuba, ariko ayo mafaranga ndayakeneye pe, ayo mafaranga uyampe. Ndagira ngo abakobwa namwe mumenye, cyangwa se mwa basore mumenye ukuntu abakobwa bakundamo amafaranga. Impamvu agarutse ni amafaranga biriya bihumbi 50 by'idolari. Ako kanya Steven wari uzi ko akunzwe cyane ndetse afite umugore w'igitangaza udashobora gushukishwa n'amafaranga, umva ibintu atangiye kumva ahita yumirwa. Nuko umukobwa ahita agira vuba vuba nkaho bagiye kubikora. Ako kanya umugabo ahita yumirwa ngati ngo bigende bite, yajya gukebuka akabona ni umugabo wiwe uri inyuma, akahita yumirwa. Yaragiye gukora ubukwe, bari muri teste. Ndagira ngo ndorere sasa. Ako kanya Steven atavuga ati ntago numvishe neza, aya mafaranga wari ugiye kwakira aya mafaranga ngo muryamane, ngo ntaze kubivuga, ntaze kubimbwira? Yesu we, ndagira ngo ndorere sasa. Steven biramurenga, ntago yarazi ko umugabo wiwe ari uko ameze. Ndagira ngo ndorere sasa. Betty atangira kwinginga, atangira kuvuga ati wambabariye mana yanjye, wambabariye koko wa mugabo we, ntabwo ibintu navuze nari mbigambiriye. Aho kanya Steven ahita avuga ati kandi nari nabibonye ibyo wari ugamije, nabibonye. Ndagira ngo ukurikire sasa uko byaje kugenda. Wowe utarakora subscribe, kora subscribe, tujye tubana buri munsi kuri iyi channel, ndetse nkushyireho udufilime tw'ubwenge, story nziza ndetse inkuru nziza cyane rwose. Ako kanya umukobwa aba yiciye ubukwe kubera gukunda amafaranga kwiwe. Ako kanya Steven aravuga ati ntago nari nzi ko ushobora kunkora ibintu nk'ibi ngibi, nta nubwo nari kuzanabimenya, ntago nari kubimenya. Iri ryari isuzuma njyewe nari nshyizeho kugira ngo mbanze menye ese umugore tugiye gushaka ni umugore umeze gute, ese yaba ari umugore ushukishwa n'amafaranga cyangwa ushukishwa n'amagambo meza. Ako kanya Beta Show akomeza gusaba imbabazi ati nibamubabarire, ariko ntago biba bigikunda. Ako kanya Oscar aba yacecetse kuko aba ari inshuti yande ya Steven, kubera yuko bari muri teste babanze bamenye ese uyu mukobwa ni muntu ki. Ndagira ngo ndorere sasa. Ako kanya Steven ahita avuga ati ubukwe bwacu reka burangirira ahangaha, ndagira nkubwire yuko tutagishyingiranye. Bari batumiye, imiryango yaje, wibaze ubukwe bupfuye kuri finali. Ako kanya Steven ndetse na Oscar nta kindi bahita bakora, bahita bisohokera muri icyo cyumba, bagasiga umukobwa ari kubyina, ari kumara amasa, avuga ati none ndazibamba nzerekeza he. Ndagira ngo ndorere sasa. Aratakamba avuga ati mana yanjye koko ibi ni ibiki. Ahita asohoka aho ngaho akahita agenda. Ahangaha ni agafilime kacu tugashoreje. Kora subscribe dukomeze tubane.